ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show. Nje kukwereka ukuntu wategamo baze kandi ukabuberewe nubwo cyase subaze. Hari abatega subaze na za subaze byose ni bimwe, wabitega kimwe kandi ukaba uberewe. Hari igihe umuntu aba afite nk'igitenge kiriho umugozi, sibyo kwa kundi nyine uba ushaka guhinduranya uvuga ati icyo mu mutwe kitazasaza, ugasanga hariho ututushumi ukumva turakubangamiye, ati se natega igitenge hariho ututugozi. Nje kukwereka kuntu wabasha kugitega kandi bigakunda, sibyo? Kubera ko murabizi igitenge gihora ugikenyera, icyo mu mutwe kiba ari gishyashya, icyo hasi kiri gusaza cyane. Rero ushobora kujya ubiguranura, nimba utakambara igitenge kitariho utugozi, kiriya kindi cyo mu mutwe wajya uzirika horazi, sibyo? Ko ntabwo byose nanone wabitereshaho imishumi. Kereka kimwe cyarashaje cyane ku buryo cyacitse. Noho tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza kandi bunoze. Turafata igitenge cyacu, tukizinge. Ubu bwa mbere turakireshyesha nta kibazo, turagikubamo kabiri, sibyo? Turagikubamo kabiri, uburyo bworoshye cyane. Noneho twongere tugikube gutya, ariko ntitukiringanize. Wabibonye? Biragora, biravuna. Hari genzinga nkahita numva ndarushye. Rero kuriya tutabiringanyije turahita twongera noneho hano tuhirebeshe, kuko tugiye kukigarura gutya inyuma. Uri kumva? Ukigarure gutya inyuma. Nanone ukube, urabona ko bitareshya. Na hano reba twatuyitape turi. No hano urangiza kugira gutya, urahita wongera ukubeho gato. Ntabwo aba ari ngombwa ko tubireshyeshya. Urabonye nshuti yanjye? Noneho urahita ugishyira gutya ku mutwe. Warangiza urakizirika gutya. Ndaje iyi migozi mbereke, kuko nyine ntago wagenda irereta. Ikireba izana nkitereza aha. Utugozi twa tundi nababwiraga turamfasha ugobekeremo hano, leta binakomera kandi nta muntu wamenya ngo hariho umugozi. Hari umuntu wabimenya? Nta wabimenya. Rero umugozi ntugatume utitegera igitenge cyawe. Naka leta tugafata tukagobeka. Ndabereka ukuntu wabikora. Ibi ndi gukora ushaka utabishobora, ndaje nkwereke n'ukundi kuntu wabigenza. Reka mbanze nsoze ibyo natangiye. Kuriya mbarakizanye hari umuntu bishobora kunanira. Kuriya uba wagicishije munsi kimwe, ukaba utashobora nyine
kubikora ngo ubiryoshye nk'uko. Reba hano ukuntu bimeze. Aka ngaka impamvu kagaragara ko nta kibazo, urabizi ko iyo ufite umusatsi uba urengaho, sibyo? Ibi wabitega niyo waba ufite za menshi, wabitega kandi ukagenda mu nzira, ziriya menshi zikaba ziri kurengaho inyuma, ntacyo byaba bitwaye zibaye zirengaho. Saba gutebeza nshuti, ugatebeza pe, kugira ngo bibashe kuryoha, kandi nanone n'uri imbere abone ko inyuma hari design runaka. Okay, iyi ntego ni iya mbere nkweretse, ngiye kukwereka n'indi ntego, sibyo? Yakorohera. Mu buryo bw'amabaza, ukaba mbese uri wa mama usirimutse. Hari abamama wajyaga ubona ukiri umukobwa ukifuza ati mbaye umumama nanjye nasirimuka nkuriya, najya nambara igitenge, najya ntega nkuriya. Urabyibutse nshuti yanjye? Njye ndabyibutse kuko ngo ndabyibuka. Hari abamama b'abasirimu najyaga mbona, nkumva nanjye wow, turiya mumama ateze neza. Nanjye nimba umumama nzajya nkenyera igitenge ntega ikindi. Ewe ndagusuje wowe wabitekerezaga, ese niko bimeze? Ubu ngubu uri kugera ikirenge muke? Mbwira. Urabona nacyo ni nkikubye nkakorana gikubye, ariko nuko nkikubye cyo ari kirekire nyine mpagaze. N'ubu buryo wabutega muri baze kandi ukaba ari umumama w'umusirimu. Bivuze ko intego ikunaniye iyindi utayishobora, iyindi wayishobora, sibyo nshuti yanjye? Niyo mpamvu ukwiriye kujya ugerageza. Ntabwo ikintu cyakunanira ngo uhite urambika tapu ndabyihoreye. Oya, ndakubujije, uragerageza, urumva? Ntuhite ucika intege. Tutugaze noneho, reka natwe nshaka aho natebereza taza kumbera tubi. Uburyo butagoranye, ubonye kimwe konshe mbaye nk'ukiviringura. Kimwe wabonye ukuntu nari nakigenje, none iki mbaye nk'ukiviringura. Ubonye ukuntu mbigenje. Iriya ntego ya mbere ikunaniye, iyi ngiyo yakunanira, ugomba kugakora neza kakaba karyoshye. Urabona iyi ntego ari intego mbi? Uramutse ugiye ahantu rwose wateze gutya, ndakubwiza ukuri uba uri umubyeyi uberewe kandi usa neza
ku buryo abantu bose bavuga ati wow uyu mubyeyi yagize gute yateze neza. Rero ndabashimiye abantu mwankurikiranye kuri Fofo TV show. Aho utarakora subscribe nakore subscribe, mukore share, like na comment kugira ngo tuzage tubana no mu bindi biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabashimiye rero mugire umunsi mwiza.